Yesu ashimwe data ndagusoje aho uherereye, nshimye Imana kubera ko twongeye gukura aya masaha kugira ngo twongere kuganira. Warakoze kuduhitamo, warakoze kuba inshuti yacu, ibyo uherereyemo byose nabo muri kumwe bifuje kugubwa neza aya masaha. Ni iby'agaciro gakomeye kuba waremeye kubana natwe, ni ukuri ni iby'agaciro gakomeye kuba ugiye kubana natwe. Ni ukuri turagushimiye tubikuye ku mutima kandi tugusabiye umugisha ukomoka ku Imana. Ndabasuje rero aho muherereye hose n'ibyo murimwo ndetse n'abandi barusha kugubwa neza, murasenga Imana kugira ngo ibuzuze, igwize agakiza, igwize imbaraga, ibahe ubuzima bwiza, ibakureho ibigeragezo n'intambara, ibashyigikire mu buryo bwose. Ariko icy'ingenzi kirenze ibindi byose muzabona iherezo ryiza. Rero mukomere inshuti zacu, kuvuga ikintu gikomeye. Arangije abwira abaza Yesu, yari kumwe n'abandi bigishwa, arabaza ngo ese mwami ko twebwe twasize byose tugakurikira? Bashaka kwibutsa Yesu yuko basize bizinesi zabo bakoraga, basize abagore, basize imiryango, basize ikibakemura kujya umunsi ku munsi, ngo mbega ngo twebwe tuzaba abandi. Yesu akimara kumva icyo kibazo hari icyo yabasubije, yarababwiye ngo mwebwe mwasize ibi n'ibi mukankurikira, muri iyi si muzakubirwa inshuro 1000 z'ibyo mwasize, ariko nanone ikirenze kuri icyo ngicyo muzahabwa ubugingo bw'iteka. Rero bene data, ushobora kwibaza ngo ese ngewe rero wigomwa ni umwanya, ushobora kuba umwanya utanga uri kumva ijambo ry'Imana, umwanya utanga uri gusenga, icyo nacyo gishobora kuba ikintu wasize. None ushobora kwibaza ngo ese ngewe nzungukira rero uko yasubije ababigishwa be, nawe nicyo gisubizo uhawe uyu munsi, cyavuga ngo uri muri iyi si izagukubira umwanya wawe wakoresheje ujya gusenga, izagukubira umwanya wakoresheje ujya kwita ku bantu, ibyo washoye ujya kwita ku bantu b'Imana, ibyo byose Imana izabigukubira uri hano muri iyi si nk'inshuro zingahe? 1000 yemwe. Wari kukigeretse kuri icyo ngicyo kinarenze, utabona naho kibura, ngo nuko tuzahabwa ubugingo. Abo bumva basonzeye kuzabona ubugingo ndabasuje cyane. Ko dushobora kuvuga gutyo umuntu akumva ubugingo se bivuze iki, akumva nta meaning yabyo, akumva nta gaciro kabyo, ariko abo mwifuza kuzabona n'ukuri ndabifuje mu izina rya Yesu. Ariko nanone muri iyi si mukubwe neza, mugire ubuzima bwiza, muryoherwe, mwunguke, ibyo mugerageje gukora byose ni ukuri muhirwe, muhabwe umugisha. Inshuti zacu turabakunda cyane, kandi shishikariza n'umuntu wese mu by'ukuri uri kure y'Imana. Kuba hafi y'Imana ni iby'agaciro, bizana amahoro, bizana kugubwa neza, bizana guseka, bizana gukaraba gacya. Ndagushishikariza kuba hafi y'Imana. Nawe rero wari waragiye kure bitewe n'impamvu runaka, ishobora kuba ubuzima, ishobora kuba ubushomeri, ishobora kuba uburwayi, ishobora kuba ikigeragezo, gishobora kuba ari bene so bakugushije, gishobora kuba ari imiryango yawe, byinshi. Agira nkubwire ngo ngwino ku Mwami yiteguye kukwakira, kandi nugera imbere uzanezerwa, uzagubwa neza. Ntabwo mvuze amazina yanyu umwe kuri umwe, ndabizi mudukunda muri benshi, ndabizi mudukurikirana muri benshi, kandi murabitwereka iyo munyuze mu gikari mukatwandikira. Ni ukuri dushima Imana ku bwanyu, amasengesho mudusengera ni ukuri turabashima, kandi mu by'ukuri nagira ngo ubwire ngo burya gutanga biruta guhabwa. Ntabwo byumvise neza, hari ikintu mvuze kivuga ngo gutanga, kugira neza, ugirira neza umuntu runaka, ugirira neza umuntu w'Imana, ukabikora nta kindi kibiguteye, ukabikora kubera ko ubikunze, ukabikora kubera ko uzi neza ko ari inshingano, kubera yuko Imana ibigutoza, kubera yuko ari imbuto nziza utegetswe kugira. Ni ukuri bizana umugisha kurenza guhabwa. Ntabwo ngo tuzigera tubazwa abatugiriye neza, ibyo byumve. Ntabwo tuzigera tubazwa abantu baduhaye ibintu runaka, badufashije ibintu runaka, abantu batwitayeho, ntabwo abo tuzababazwa, ahubwo twebwe ngo tuzabazwa abo twabigiriye n'abaye. Nibyo Yesu
yigeze yabwira abantu abinyujije mu mugani, asobanurira abantu batandukanye harimo n'abigishwa be abantu ngo bazabiregura buri wese bitewe n'ibyo yakoze, bitewe n'ibyo atatunganyije. Noneho ngo abantu ngo bamwe bamubaze Imana ngo data ngo ni ryari twakubonye ubabaye ngo ntitwakugirira neza. Yesu atanga urugero aravuga ati ibyo ngo mutakoreye umwe muri ba bandi baciye bugufi burya ngo ni njye mwangaga kubikorera. Ngo ariko ngo bwe n'abandi ngo nari ndwaye muransura, nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi kwa muganga mungeraho. Ngibyo ibibazo tuzabazwa. Yesu rero navuga ko ari umwarimu mwiza, ni inshuti yacu yadukopeje n'ibyo tuzabazwa tugeze mu ijuru. Ntabwo ari ibintu bihambaye. Aho icyo usabwa ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kandi warangiza ugakunda mugenzi wawe nk'uko ubikunda. Ngibyo tubisanga mu byanditswe kandi ni kenshi ubyumvise, mpamya ko utabyumvise bwa mbere. Gukunda mugenzi wawe nk'uko ugize gute wikunda. Ariko wabanje gukunda iki? Gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Kandi kuko utakunze Imana ngo uyikundishe umutima wawe wose, uyikundishe ubwenge bwawe bwose, ntabwo wabasha kujya gukunda mugenzi wawe. Waba umbeshye. Uri impamvu dukunda abantu, impamvu tubagirira neza, impamvu tubafasha, impamvu tubasengera, impamvu tubitaho, impamvu tubahamagara, impamvu tubitaho nta kizi, ni uko dukunda Imana. Tubaye tudakunda Imana ntabwo twabikora, ntabwo twabishobora. Natwe twahinduka nk'abandi bose, twaba birase nk'abandi bose nk'uko birata, twaba abanyagasuzuguro nk'uko abandi bose basuzugura. Haleluya. Ariko nshimye Imana yuko yadutoranyije ikadukura muri abo bantu, abo bafite iyo mico yo kwirata, abo bantu bafite imico yo kwiyemera, abo bantu bafite imico yo kwishyira hejuru, abo bantu bafite imico yo kunena abantu. Ahubwo tukumva yuko abantu b'Imana tugomba kubitaho, abantu b'Imana tugomba kubafasha uko tugize gute dushoboye. Ngiki kibidutera nuko dukunda Imana. Tudakunda Imana ntabwo twabikora.